igira hino nkwereke reba kuri application zo muri telefone yanjye nazitondetse. Ese nawe wabujya bibaza uburyo watondeka application zo muri telefone yawe nguku ukabura uburyo bikorwamo. Muri aka kanya ngiye gukurabura nkwereke uburyo bikorwamo mbashe gutondeka application zo muri telefone yawe nguku kugira ngo telefone ahinduke isiri mwiza abandi bose. Tuzatsize mu byinshi reka nkwereke uburyo bikorwamo. Mbere yo kugira ngo nkwereke uburyo bikorwamo urabona ko banje kubihagarika kugira ngo utaza kugira ngo nagutuburiye. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Ngera Android ndafungura Google Play Store uzayifungura. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzatuza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo aya magambo nguku byanditse. Uzandika nguku nurangiza kwandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguku uzahita ugera kuri application imeze nguku. Dore ngiyi uzayinstall banze ijya muri telefone. Ukimara kujya muri telefone yawe urabona ngiye barimo barasa gukora update ariko sishaka gukora update none nta kintu nzakora. Nzaza muri application uzayindebe muri application uzaza uyirebemo. Ukimara kuyirebamo dore ngiyi ngiye uzahita uyifungura nguku uzahita ukora kuri open uyifungure. Izafunguka imeze nguku. Uzahita ukora nanditse continue hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake yawe wihanganye. Ukimara gutegeza uzahita ugera kuri tab imeze nguku we nta kintu uzahita ukora uzahita ukora kuri kano kantu ka settings kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora we nta kintu uzahita ukora hanga hashize du fresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguku we nta kintu uzahita ukora uzahita uhitamo ya application tumaze kwestara mu kanya dore ngiyi uzayikoraho nguku. Ukimara gukora uzahita wisaka kuri tab imeze nguku we nta kintu uzahita ukora nk'urutoki nguku kurure nguku. Urabona ko byamaze gukunda application zahita zimera nguku. Rero ushaka gushyiramo nk'ifoto yawe nk'urugero uzahita usikorenga kuno ugana hano hino nguku. Uhita ukora nanone kuri kano kantu ka settings kano kantu uri kukabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora nanditse wallpaper ahangaha uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh akangaka uri kukabona nano uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora nanditse photo ahangaha uri kuhabona. Ukimara gukora kuri photo uzahitamo icyumba kiri amafoto yawe y'ingenzi nk'urugero ngereka afatira ahangaha uzakoraho. Ukimara gukora uzascrollinga ifoto yawe yari yose ushaka gushyiraho yenda nk'urugero ngereka afatire kuri iyi ngiyi uzayikoraho nguku. Ukimara gukora uzahita ukora nanditse next hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora next uzahita ukora nanditse apply hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukora uzateza gake urabona ko ifoto yacu yamaze kujyamo nguku. Uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Nanone ukore back usubira inyuma. Urabona ko ifoto tumaze kuyishyiramo kano kanya. Urabona ko ari ibintu byiza cyane Bigerageze kuri telefone yawe biramuka bikunze uza muri comment mbure niba byakunze. Gusa nani bidakunda bimbwira muri comment niba bitakunze ngore kubundi buryo wabikoramo kuri telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Nukenera kubikuramo bisiga muri comment ngore kubundi buryo wabikoramo byihuse cyane. Ikindi kandi ntibagire gusiga ukoze subscribe.